Yes, ese nawe ukeneye kumenya gucuranga gitari kanda subscribe hano kuri Ndayisaba Gitari Official ubundi dukomeze n'amasomo atandukanye ya gitari. aho muhereye hose abatuye impande enye z'isi cyangwa se z'u Rwanda. Banje kubasoza rero koko hari ibyifuzo bagiye bansaba abantu hepfo muri comment muri abampamagaye bambwira ko nabafasha kujya mbigisha gucuranga gitari mu buryo bwo kubereka note cyangwa se amasomo agize indirimbo nkabafasha. Nabatekerejeho rero nsanga iki atangiye gakeya, tugende twiga by step gakeya tugenda tumenya niki wakora mu gihe ushaka kumenya gucuranga iyi gitari. Iyi gitari rero ni gitari ifite ibice byinshi tuzagenda twiga, ariko iby'ingenzi tugomba kubanza kwiga kuri gitari ni iyi mirya ya gitari uko ari imirya itandatu, ariko bitavuze ko zose zigira itandatu kuko hari niyo uzasanga ifite imirya 12. Rero nifuje ko tubanza tukigana icyo bita regalage cyangwa se no kumenya amazina y'imirya ya gitari kugira ngo turusheho kugenda dutangira kwiga note ya mbere by step. Nimba ushaka kwiga nawe nubona aka kantu unyandikire muri comment menye ko muhari muri benshi, ubundi dutangire tumanukure n'amasomo ya gitari. Aha rero tugiye kwifashisha icyo bita tiyuna, ariko utayifite ushobora gusacinga kuri Google bakakwereka tiyuna bakayikuzanira na application ukayifungura ukajya uyikoresha uko ukora ku murya, ikwereka ibyo ari byo, kwereka note. Ahangaha rero turifashisha tiyuna aho dusanga umurya wa mbere iyo uri kuri regalage yemewe, aho umurya uba uri standard. Itara riraza rikajya mu cyatsi kibisi, noneho ugasangamo inyuguti ya E. Ubwo ni icyongereza, ariko n'ubundi muzike ivanze icyongereza n'igifaransa, ni ibintu byo bigize muzike nta kibazo. Noneho tukajya ku murya wa kabiri aho tuwusanga witwa B, nawo regalage ikaza ikandika umurya w'icyatsi kibisi hagati muri regalage yacu cyangwa se tiyuna turimo twifashisha ku muntu ushaka kumenya ko gitari ye ifite tiyuna nziza iryoshye kugira ngo umuziki we uze kujyamo neza. Tukaza tukava ku murya wa kabiri tukajya ku murya wa gatatu bawita G cyangwa sol, usangamo inyuguti ya G. Tukaza tukajya ku murya wa kane, uyu murya bawita re, inyuguti ya re. Ugasanga itara naryo riri mu cyatsi kibisi. Tukajya ku murya wa gatanu, umurya wa gatanu nawe ukaba icyatsi kibisi, tukasanga inyuguti ya la. Tukazamuka hejuru tukajya ku wa gatandatu tukahasanga mi cyangwa E. Iyo niyo mirya igize gitari. Noneho rero impamvu yo kubanza kumenya amazina y'imirya kandi ukaba ubizi icyo bifasha ku muntu ucuranga, nuko gitari irimo ubwenge bwinshi. Hari igihe uba yenda uri bufate do, ariko hakaba hari imirya iri busigare icuranga kugira ngo ize kuzuza mu kintu utayikozeho ariko ukayicuranga. Biba byiza rero iyo usobanukiwe n'impamvu iyo mirya iba isigaye kandi ukayicuranga utayifashe, kandi ikaba icyuzuzo cya do cyangwa se mi bitewe na ntuza urimo ucuranga na note wafashe. Aha rero ndakubwiye ngo ubutaha nzagaruka dutangira kwiga gitari, regalage twayimenye n'amazina y'imirya twayamenye. Yes, nakagaruka ni Ndayisaba Gitari Official,
ushyire comment hepfo aho ngaho kugira ngo menye neza yuko muhari kandi mukeneye ko mbigisha utuntu tw'ubwenge ku bijyanye na gitari, tukungurana ibitekerezo tukava ku rwego rumwe rwo gucuranga tukajya ku rundi. Ndayisaba Gitari Official. Yes, andika muri comment umbwire ko ukeneye kwiga rero ko mu gihari mwese, ahasigaye ntangire mbibereke neza gutya kuri kamera, ndizera kandi ko tuzabigeraho mukashimira. Murakoze cyane, nari nabatekerejeho, nzajya nza dukomeze turebe n'andi masomo atandukanye kuri gitari.